Iyi ni inkuru y'akababaro, inkuru yashenguye abantu benshi, kumva ko umuntu nk'uriya yaba avamo. Ni amakuru agenda atugeraho yuko Dorimbogo uzwi ku izina rya Vava Valentina yitabye Imana, aho yari arembeye mu bitaro bya Kibuye. Iyi ni inkuru yabaye incamugongo ku bantu bose, haba muri sinema, haba muri komedi, aho bikimara gutangazwa ko uyu Nyiransengiyumva Valentina wamenyekanye nka Dorimbogo yitabye Imana kuri uyu wa 27 Nyakanga 2024, aguye mu bitaro bya Kibuye. Uyu Valentina yari amaze igihe afite uburwayi bwatumye ajya kurwarira mu bitaro bya Kibuye. Icyakora uyu wamaze kuremba nibwo yasabwe n'ibitaro gucishwa mu cyuma, ndetse anahabwa kujyanwa ku bitaro bya Kibuye, aho abagize umuryango we bamujyanye kurwarira mu rugo. Umuyobozi w'ibitaro bya Kibuye Dr Ayingamiye Violette yabwiye umunyamakuru ko yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu, nabwo azanywe n'umuryango we ku bitaro, dore ko yari amaze iminsi arwariye mu rugo. Yagize ati "Yego yitabye Imana, amakuru nahawe n'abaganga bamwakiriye hafi saa 10 azanywe n'umuryango we, yavuze ko ibitaro bya Kibogora byari byasabye umuryango wa Valentina kumucisha mu cyuma ku wa 23 Nyakanga, ko iyo tariki nyine aribwo yakagombye kuza guca mu cyumba bakamusuzuma bakareba uburwayi yari afite. Ariko kuri iyo tariki umuryango we ntiwamujyanye kuri ibyo bitaro hakagombye kubera icyo gikorwa cyo kumucisha mu cyuma. Aha ngaha kuri iyo tariki umuryango we ntabwo wamujyanyeyo, ahubwo wahisemo kumujyana kurwarira mu rugo. Niko nyine byaje kugenda nabi, nyuma yaho bamugarura kwa muganga. Umuryango we wabonye atameze neza, niko gushaka uburyo bamugeza ku bitaro bya Kibuye ngo anyure mu cyuma, ariko ahagera afite ibimenyetso by'umuntu uri muri koma. Abaganga baramwakiriye bamwitaho bishoboka, bagerageza uko bashoboye mu buhanga bwose bafite, bagerageza kumushitura, ariko byaranze nyine kuko bakoze uko bishoboka kose, ariko kugarura ubuzima bwe biranka, dore ko yavuye mu rugo arembye cyane cyane. Niko nabo gukora ibishoboka kose barashitura, ariko biranga, baza gutangaza ko yitabye Imana. Umuyobozi w'ibitaro bya Kibuye yavuze ko kugeza ubu umurambo ukiri mu buruhukiro bw'ibi bitaro, aho umuryango we witegura kuza kuwutwara. Nyiransengiyumva Valentina wari uzwi ku izina rya Vava, yagaragaye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu ndirimbo ye yise Dorimbogo, Dorimbogo dore impara, yigaruriye imitima ya benshi, dore ko yari amaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye akorana n'abahanzi bagiye batandukanye, ndetse akaba yarahawe n'aka kazina ka Dorimbogo bitewe n'indirimbo ye yaririmbye ya mbere yaje yitwa Dorimbogo, bahita bamutazirira ako kazina. So guys, ni inkuru y'incamugongo. Rest in peace kuri Dorimbogo.